Umuryango w'Abasilamu mu Rwanda RMC uvuga ko ubusanzwe inkunga zashakwaga zikanatangwa mu gisa n'akajagari, aho ngo abaterankunga bazitanga uko bishakiye bakaziha abo bihitiyemo nta ruhare RMC ibigizemo, yewe ngo ntinamenye aho zaturutse, ibintu biteye impungenge ku mutekano w'igihugu. Hari kesi twagize mu minsi ishize, umuntu araza ava mu gihugu rwose cya Turukiya, araza yinjira hano mu baturage, aragenda ajya gukusanya abantu mu rugo rw'umwe mu baturage, ajya kubaha inkunga. Ese ubwo umuntu wamenya rinde? Kuba ari abaturage ntago bazi uwo muntu ngo ninde, bo barabwira gusa ngo muze hari umuntu uje kubafasha. Ikindi, ese uwo muntu wamenya turutse he, wamenya korera nde? Binumvikane neza yuko no mu rwego rw'umutekano w'igihugu ndetse n'umutekano w'abayisilamu bwabo, ejo n'ejo bundi uyu umuntu anyuze ku buyobozi buramugenzura bukamubwira ngo wowe urinde, akabwibwira, akabugaragariza icyo akora ndetse n'inkunga yaho yayivanye. Ejo n'ejo bundi mu Isilamu wo mu Rwanda atazahura n'ikibazo, umuntu akaza wenda turutse, reka ntanga urugero, umuntu ashobora kuza avuye mu mutwe w'iterabwoba runaka ari gushaka abayoboke mu buryo butazwi, akaza agakusanya abaturage, urutonde bakamusinyira karujyana. Ejo n'ejo bundi ugasanga yenda umuyisilamu witwa gutya wo mu Rwanda wenda yisanze ari ku rutonde rw'abantu bakorana n'imitwe cyangwa bafashwa n'imitwe y'iterabwoba ku isi. Umuryango w'Abasilamu mu Rwanda unasobanura ko wasanze uko inkunga zatangwaga nuko zakoreshwaga bitagira inyungu rusange, kuko ngo hari abiyambika umwambaro w'abashakisha inkunga mu mahanga nyamara bagamije inyungu bihariye z'ubucuruzi. Urabona umuntu ashobora kujya Dubai cyangwa Saudi Arabia cyangwa Kuwait cyangwa Qatar n'ahandi mu baterankunga batandukanye bafasha ubuyisilamu, akagenda agasaba umusigiti hariya uko ubugura, umusigiti ubuhenze bitewe n'igihugu n'urwego kiba kiriho n'ubutaka n'ikibanza uko kigura. Umuntu rero ashobora kwina akambwira ati hariya tuzuba ku musigiti wenda wa miliyoni 30 n'urugero. Inzu ya miliyoni 30 nk'umusigiti nta byumba bufite, umusigiti ni bikuta bine gusa, ni inkuta enye z'inzu, nta cyumba kibamo, nta bindi bintu, no gusakara gusa na plafond no hasi ukahatunganya. Hari imiryango imwe n'imwe bafatanya bikorwa usanga umuntu akuriye umuryango ariko yaranafunguyemo kampani y'ubwubatsi, sinzi niba biri kumvikana neza. Ubwo ni ukuvuga ngo ahindutse umuterankunga, anahindutse rwiyemeza mirimo, bisobanuye ngo ni uri bwihe raporo, yiha akazi, narangiza yigenzure, narangiza yihembe. Icyo ngicyo urumva ni ikibazo gikomeye cyane, kuko urumva niba umuntu ari we wagiye kwaka inkunga ariko nanone niwe washinze kampani zapatana kubaka bya bikorwa remezo aje kubaka, ubwo urumva agiye kuba umuterankunga, abe na rwiyemeza mirimo, yigenzure, yihembe, yitangire na raporo. Ubwo si icyo gikorwa cyazaza kimeze neza, birumvikana. Akenshi ngo usanga inkunga zigenerwa Abasilamu ziboneka mu kwezi kw'igisibo kwa Ramadhan, ari nako ubu Abasilamu barimo ku isi hose. Umuryango wabo mu Rwanda uvuga ko utishimira uburyo izi nkunga zizira rimwe muri uku kwezi, kandi ngo ziganjemo ibiribwa bihaza ababihabwa rimwe ubundi bagasubira mu mibereho mibi basanzwemo. Nubwo uyu muryango wemeza ko hari Abasilamu bazikeneye, ngo abazitanga bakwiriye gutekereza mu buryo bwagutse bagatanga inkunga zifasha abazihabwa kwifasha. Byose bya muru twebwe turabyumva, twebwe gusa ntacyo dutegeka wa muru, twebwe twakabaye bamwe mu bagenerwa ibyo bikorwa, twebwe biba byanaje binatugana abakene dore ko ari nabo baba bagomba kubihabwa. Ariko twebwe ikintu kirimo kugenda kituyobera, naho twebwe nk'uyu musigiti wa Kacyiru dushobora kubona ibi naho tutabihawe, twebwe nk'abakene baho, bamwe mu bayobozi bacu bakarara bakabipakira bakabijyana ahandi. Ibyo bintu biragenda bikatubabaza, kuko natwe ubwacu si twibaza ko abantu baba bagiye kubiha baturusha twebwe ubukene. Ibyo nicyo kintu gidufiteho intimba nk'abayisilamu bano Kacyiru, ariko nyine ariwo wa mugani w'Abanyarwanda, umujinya wacu urashira ukarangira, kuko nta nicyo turi bwakore, rimwe na rimwe tukabitura Allah kuko ari uri hejuru y'ibyo byose. Ni igihe dushishikarizwa natwe ubwacu kugaragaza ko tugomba kubaha ubuyobozi, gusa turabwubaha kubwo gutinya izindi ngaruka zatuba, kuko hari byinshi wavuga rimwe na rimwe wa muntu bitewe n'uko urimo kumusaba ukuri wagombaga gusaba ukaba wajya muri gereza. Nk'ubu hari umuterankunga ushobora kuza akavuga ati ngewe inkunga yanjye nyifite ku mufuka, shaka kuyitanga ku giti cyanjye, ariyo twita sadaka. Agatanga isadaka atayinyujije mu buyobozi, akaza akavuga ati nge mfite inkunga yanjye shaka guha abakene, nkihera abakene,
kuko wenda iwabo nk'iburayi bashobora kuba barabamutumye bikaba ngombwa ko atanga we abyitangira akanabafata amafoto kugira ngo arebe kugira ngo yereke abamutumye ko ibyo bintu koko yabitanze bitarinze guca muri Amuru. Icyo nicyo bakunze kuvuga ko kiteza akavuyo, ariko akenshi na kenshi nta kavuyo giteza, kuko umuterankunga bavuga ngo njyewe naratumwe nazaniye abantu inkunga, ndashaka kugira ngo babone ko iyo nkunga nayibahaye. Uwo muntu bikaba ngombwa ko ashyira abaturage hariya akabaha inkunga yabo, akanabafotora, akoherereza abantu bamutumye amafoto. Umwanzuro wo kugenzura uko inkunga zishakwa nuko zikoreshwa si ikintu gishya mu idini ya Islam mu Rwanda, kuko ubuyobozi bw'umuryango w'abasilamu buvuga ko ari imwe mu ngingo zibwemerera guhuza ibikorwa by'idini zikubiye mu mahame shingiro Islam igenderaho mu Rwanda ngo kuva mu mwaka w'1964. Kuri ubu mu Rwanda habarurwa abasilamu bagera kuri 1 miliyoni. Ubuyobozi bw'umuryango wabo buvuga ko mu cyumweru gishize bwakoranije abagore bagera kuri 920 bibumbiye mu mashyirahamwe ngo hagamijwe kureba uko bashakirwa inkunga ngo biteze imbere.